wagendaga gute ngo imvura izahita abanzi bo bisunika gusa mu mazi n'amata nahisemo muzika inyanja turimo ndabona yuzuye urugamo isi n'isi wizeye ibyayohora hasi yego turi kuza kandi dushaka gukaba abatuzimye bo mbasabye kuduheba imvune n'imvano n'impano y'itsinzi y'igiti njyana bari mu busizi yamubye gitonije Polly wayizanye oya yayisanze muri studio irangiye yayisanze iri muri studio irangiye arayikunda nsaba ko we tuyikorana zaraje bya bibazo bitwugarije bizagenda kwaje ngenda nidunze cyane mu muhanda nihaza taruko munda maze cyangwa saruko nijuse imana zanjye zarwanye n'izawe zanjye zatsinze bibazo uko narokotse accident nasinze bibazo uko narokotse kapote yacitse bukire bushike mukomeze munshinje nkomeze mbaheze nta n'umugeni byanjye MC humeka ndaje ndi gukora umutuha babana courage muri Kigali nkahateza mbutiyaje akaje kakirwa nk'agashaje munsasira imisambi munyakire ngenda shaje Noje ndagusuhuje ndetse ndanagushimiye nkuko murambi kubwira buri munsi ni platforma as usual ni platforma keda P250 urakora subscribe nayiza ukore a like ukore share ya buri kiganiro cyose uri buze kubona ndi kumwe n'abahungu ni babiri ntago ari ubwa mbere wabonye hano kuri platforma ndi kumwe ku ruhande rumwe na K-Boy ku rundi ruhande ndi kumwe na Mr. Gloire bagize itsinda cyangwa se rebel yitwa Ngoma ijana reka dutangire twakira K-Boy ku murongo ukomeye cyane. Okay. Imvura izahita abanzi bo bisunika gusa mu mazi n'amata nahisemo muzika inyanja turimo ndabona yuzuye urugomo isi n'isi wizeye ibyayohora hasi yego turi kuza kandi dushaka gukaba ese kuki ibyo nkoraho byanga ese nibyo nabambura ubuhanga niba ari byo mwese muri indyarya kuko iyo mbahaye ikintu mugira uti bizaza ahazaza nzaza ni Yesu wahazaza kugeza mu busaza sinkuza bitaraza ndagira ngo dukomezanye na kagasiyo ndirimbo bayita umura ko kora nibihinduke basaza bati nkoni hiri igihitonde musaza nanjye nibyo basaza naho nzajya ese ko nkora nibihinduke basaza bati nkoni hiri igihitonde musaza nanjye nibyo basaza naho nzajya verse 2 byari mu ijoro igicuku kinishye mfunguye idirishya izuba rirarasa sohotse ncemba ameza arateguye umunsi wo ni mwiza joro naho bihuriye nizere ko byari inzozi byibuze ntangiye nkigera imihango umwaka ni wasigara turajyana ko nabyutse nsenga mvuga nti mu mutima ni neza nakibi kinungura ineza yanungura cyo nsigaranye n'ubupfura butuma nakora ibidakorwa indirimbo yanyirenze nyirimbira mu matama kuko izanyu zirenze nizitaka gatama indirimbo zabo zirenze nizitaka gatama ni Ngoma ijana ni platforma keda P250 uyu munsi tugiye gukora icyitwa show Ngoma ijana mujye guhura byatangiye gute K-Boy bijya guhura nabifata nka ni connection ni connection ni abo twari dusanzwe dufitanye kuko ntago twahujwe n'umuziki gusa twari dusanzwe turi n'inshuti ariko as I told you my big brother GL kudufasha nk'aba petit frère so twaje guhuza hamwe we made something out and that's Ngoma ijana on top Ngoma ijana indirimbo ziwuriyemo abahanzi bose muri Ngoma ijana zimaze kuba zingahe Gloire wagize se nta rimwe turajyamo turi twese yego izirimo babiri batatu izirimo babiri batatu zigera nko muri 3
zigera nko muri ariko iziri muri studio album yuzuye na album yuzuye ya Ngoma ijana harimo 2 3 4 abandi 2 gutyo twagiye tuvanga mwagiye muvanga yego uyu munsi iyo urebye urugendo mwatangiye rwo gukora umuziki nka Ngoma ijana ubona hari umusaruro biri gutanga ku giti cya buri muntu cyangwa biri kugenda basubiza inyuma burya nukora n'ikintu kigatanga umusaruro kuri wowe gusa icyo kintu ntago kizaba aricyo ntago twebwe biduhereza umusaruro twenyine ahubwo na societe nyarwanda na societe y'Imusanze kubera ko right now bafite abastar benshi ubuzima bwa gistari bugoranye bingana iki K-boy twebwe urwo rwego ntago turarugeraho niyo mvugo niyo mpamvu nyirwanya gistari sinzi icyo ushatse kuvuga aho ngaho ubuzima bwo kumenyekana ntago turamenyekana man turi kurwana no kumenyekana ariko mu gace urimo waramenyekanye mu gace ndimo yego mu gace ndimo nabo ntago barasobanukirwa ibyo bazi nanjye niyo mpamvu numva ko ibyo bazi ntago baramenya n'ibyo bamenyekanisha nanjye ntago ndamenyekana kuri urwo rwego Gloire wowe umaze imyaka myinshi mu buzima bwa gistari bigoranye bingana iki bigoranye ariko nawe ugoranye yego kubera ko mbere yuko tuza ku ma microphone n'ibiki mbere ko mba Mr Gloire nitwa Mucyo Gloire mfite inshuti mfite famille so you keep it low bana neza n'abandi mugafashanya numva ko ari ibyo ngibyo nawe ubundi se ko ntawe uzarama nk'umusozi iyo uremeye ko kuraremera ariko sigaye uvuga kuri kwinshi nawe uzarama nk'umusozi true that reka tugaruke ku ndirimbo Imana zanjye kuba utaragaragaye mu ndirimbo yitwa Imana zanjye K-boy ubona ntacyo byabangamiye umubano wawe n'abasore mubana muri Ngoma ijana my brother ikintu nashaka witiranya gishobora nko kugaragara nko kuduteranya we got something called brotherhood no kuvuga ngo ikintu Gloire cyangwa Boston bakoze ntari ngiye ngifata nk'icyanye ko bahambere niyo nabamaze iminsi nakora nk'abantu bakoze ikintu nka kiriya kiboostinze kuriya ngira ikizere nkavuga ati ntago meze nk'umuntu ntaje udafite ikintu ari gukora hari abantu bahambere bari gukora ikintu freestyle ku Mana zanjye noneho rero niba koko bari bahakubereye none se ndi mu Mana zanjye kuri yo nsaba freestyle ntabwo urimo ariko murambwiye ati dufite brotherhood so bivuze ngo ikintu cyabo ni icyawe brotherhood buriya iyo Imana zanjye nari kuguhereza freestyle iyo ntari kumwe n'umuntu uri mu Mana zanjye kuko abantu bari kutureba akakanya bashobora no kugira ngo Gloire no kunyongorera ariko arahari basi yabadahari nari kuvuga ati reka nkore surprise nereka abavandimwe ko mugiri humure umukiza araje by'abibazo bitwugarije bizagenda kwaje ngenda nidunze cyane mu muhanda nihaza taruko mu ndamaze cyangwa saruko nijuse Imana zanjye zarwanye n'izawe izanjye zatsinze bibaza uko narokotse accident nasinze bibaza uko narokotse kapote yacitse bukire bushike mukomeze munshinje nkomeze mbaheze nta n'umugeni byanjye MC humeka ndaje ndi gukora umutuha babana courage muri Kigali nkahateza mbutiyaje akaje kakirwa nk'agashaje munsasira imisambi munyakire ngenda shaje sinjya nkangwa ibihe ngo bifatirane nanjye nihebe Imana ngira nuko ntinangira umutima ushikamye ikintu nuko nawe uyizi so ndayizi cyane indirimbo Bex kuri Boston kuri Sinti mwakoze akazi gakomeye Mandex bless up guys shout out indirimbo impamvu mva nyizi nimwe mu ndirimbo zakozwe mpari za Ngoma ijana yego ya ndirimbo ari massive credit yanjye ariko ntago nayibonye tubigarukeho oya ura murongo ntago ari wanjye Gloire we warakompoze uti uko narokotse accident nasinze uko narokotse yacitse reka tubigarukeho kiragiye ubundi wiyumva gutujya kwandika umurongo nkuriye actually concept y'Imana zanjye abantu ntago babyumvise
pe hari ukuntu umuntu aza akagutera story ngo mani ngo nagize imana ngo bya bintu bita bicamo nka kupote yacitse se urumva nagize imana ntago yabikiri imana imwe ubwo byabaye imana zanjye nagize imana bya bintu bita bicamo nagize imana ngiye gukina kano ka deal bita bicamo okay babyabaye imana nyinshi urumva na amahirwe imana zanjye so iriya ndirimbo ni baribaza ati se uyu muntu uko yatwaye yasinze accident yirokotse ati ko ni mugoroba n'iki kuki atafashe uriya muntu yahiye gute watahiye ugatubwira ati imana zanjye zarwanye n'izawe izanjye zatsinze that's what's up ni show ni Ngoma ijana ni platform KWP 250 narakubwiye ngo ni bimwe mu bintu tugomba gukora ni ugusupportinga our music kubera ko our music nibwo buzima bwacu ni n'abantu duherereye ndi kumwe na K-Boy ndetse na Mr GL twari turi kugaruka ku mana zanjye niye ndirimbo ya Ngoma ijana irimo K-Boy na Gloire hari inyanja yego sofa izindi nangiye kuzivuga kubera ko twe dufite studio dukoramo Ngoma ijana Boston yarabitubwiye like dufite studio Ngoma ijana so dufite projet nyinshi ari ukuntu rero kubera kuzumva cyane ngeraho nkisanga nzingo zose zaranasohotse ko ni nyinshi tubafite ibintu byinshi go subscribe to Ngoma ijana inyanja byari wagendaga gute ngo imvura izahita abanzi bo bisunika gusa mu mazi n'amata nahisemo muzika inyanja turimo ndabona yuzuye urugamo isi n'isi wizeye ibyayohora hasi yego turi kuza kandi dushaka gukaba abatuzimye bo mbasabye kuduheba imvune n'imvano n'impano y'itsinzi y'igiti njyana bari mu businzi haruguru reka tubatera n'amatsiko bajya kumva gera kuri channel YouTube channel ya Ngoma ijana ugiye kuri Afrochat usearching Ngoma ijana cyangwa searching K-Boy cyangwa Mr Gloire uri buze kubona izo ndirimbo zose ubashe no kuzumva igihe kirekire umwibutsa ko nuzumkoresha Afrochat that the support uri gutanga kuri Ngoma ijana nuzumkoresha YouTube also that the support nujya kuri Spotify ukazumva also ni support kuri aba bahanzi navuga ko bahagaze neza man kubera iki ama crew cyangwa se amarebo ataramba mu Rwanda nuko abantu baba bafite intego zitandukanye intego ya Ngoma ijana itandukanye ite n'intego y'izindi cruise ntabanje cye ku ruhande ikibazo n'ubwa kabiri kimbajije narakubwiye ubushize like kuki ahantu murasa hose ari ugutandukana kubera ko namwe nimwe muba mwaduhaye urwo rugero kuki mutumva ko twaba successful tugafasha n'abandi bari hasi yacu nimwe mwaduhaye urwo rugero abaraperi benshi bakoze amakuru yaratandukanye mu bitega amaso ubushize narabikubwiye warabimbwiye narakubwiye ngo nakubwiye igisubizo cyango nuko ari ibintu n'ubumenyi nakubwira aka kanya niwe nabamba narabukuye nakubwiye ngo kuki umuntu akora ubukwe aba yirangije ko divorce baho ababizi uvuze ngo mubana muzi ko se muzatandukana tuba tubizi ko byabaho ariko ntago aribyo duteganya twe turi guteganya kureba imbere positivity on top level ntago turi gukora negative that's Ngoma ijana let's go Gloire indirimbo yawe na Jay Polly na Frankie yitwa umubyeyi gito that's the name of the album no album yitwa reka dore kuri mfite inzozi kugira ngo none twinjire mu muziki fresh mfite inzozi ya dribo sobwo zimbaye imana yafanya indozi zanjye nkazinyirimo let's go chakuwa mfashe izinzozi zanjye nkazigirimo sinzarekera ngihume kuwa bazi mu buniyonero mfite inzozi nari umwana muto ndetse muto cyane ugitezweho byinshi byakubaka ejo hazaza ninjiye mu ganzo ndabaha biratinda bamwe barumva abandi bifuza ko nagitsinda sinacika intege nkomeza mu rugendo nyagasana amakabando kamfasha muri urugendo mera ko mfatiraho amagambo aba menshi ansibira inzira ndambwira ati komereze inzira yari ndende yuje imitego myinshi kubw'Imana insunika sinasubira inyuma mugisha w'ababyeyi
imbere gitabaza rizamurikira bya bihe byije kuganya inzozi zanjye nizi sinzigera njye imbizi nabigira beza kandi bose arabangizi nzajya hirengeye buri umwe yitegeye nzamuri darapo mpeshemo igihugu cyanjye ubundi bumenyi bwa GL bajye kuburebera kuri Ngoma ijana mutamukoramo flows umubyeyi gito let's go umubyeyi gito zari indirimbo ari kuri album nimwe mu ndirimbo zari nini kuri album zari nini cyane hariho collabo ya Jay Polly na collabo ya Kamishi yego na Ngoma numva ko ari collabo zamfunguriye imiryango zari nini cyane icyo gihe ndakeka ni nabwo wagiye muri Salax Hour yego ni kanumve ko nyibuka yatangiraga navutse nk'abandi bose gusa nkura bitandukanye mbabazwa n'uwagakwiye kunezeza ibitotsi wapi ndaranumva amarira ntiyishima na rimwe atunzwe no gushavura aheruka inseko acyambara agatimba man ni ya kera ati aheruka inseko acyambara agatimba kiragiye se ko ari umwana muto ibintu byo kuririmba ubuzima bugoranye numva guririmba buriya kiragiye waririmbaga ibintu nabyumva nkumva like wagira ngo uzi like nani around ibintu binkikije nkumva nyine like urimo uranyinjirira cyane bro uyu mupeti se ko mbona tujya kungana mu myaka mbona arimo aranyinjirira ubuzima bwa kiragiye bwari bumeze gute Gloire man ngendo umuniga wakuze neza ora muri famille y'ababyeyi bombi everything is good nize neza nta kibazo cy'ibere mubyeyi gitoni Jay Polly wayizanye yayisanze muri studio irangiye yayisanze iri muri studio irangiye arayikunda nsaba ko we tuyikorana kiragiye umuziki wa Ngoma ijana wumva uzigera ubaho ko watekerezaga njye narabitekerezaga ariko ntabwo natekereza ko nzaba ndi kumwe na K-Boy cyangwa na Boston ariko watekerezaga ko ari abantu muzamukira nkaba ndi kumwe n'abantu kandi ari twe tuyoboye yego Ngoma ijana murayoboye se buriya K-Boy uramurayoboye turayoboye ku giti cyacu ku ruhande rwa Ngoma ijana oya ntabwo ari ku ruhande rwa Ngoma ijana no ku ruhande ntabwo turi guterana bwawo beef ga hato na hato basi wumva kayoboye nta kuvuga ngo wumva kayoboye aho twaba tugiye gushyamirana nabo ahubwo wumva ko hari impano zirenze izo mwumva muri Ngoma ijana uretse aba legend nabo dufite twubaha nakubwira Noah Gloire yakubwira abo Noah uzamutunga kamera nawe kubwira that's what's up ni Ngoma ijana ni Gloire umaze igihe kitari gito mu muziki ni K-Boy umaze nawe igihe kitari gito bro ariko uyu munsi urimo mu rugendo rutoroshye afatanyije na Ngoma ijana uyu munsi itsinda rya Ngoma ijana rifite iyihe vision mu myaka 5 iri imbere bro buriya ntabwo twavuga imigambi yacu hano ariko dufite ibyo duplaninga kandi dufite ibyo tugomba kujya n'intego twihaye gusa nk'abantu twese muri Ngoma ijana twizera Imana twizera ko Imana nabyo izabidufashamo Imana zacu so ntabwo twabishyira imbere ibitekerezo byacu ngo tuvuge ngo bigomba kugenda gutyo cyangwa bizaba gutya ariko dufite imigambi myiza niba ari abagomba kudushyigikira bazadushyigikira ariko turizera ko Imana igakora ibyayo reka dusoze ikiganiro twagiranye na Ngoma ijana muri rusange nubwo Boston atarahari ubwo wenda ubutana bashobora kuzaba hari cyane ko hari igihe yari ahari naguciye mu ijambo wavuze Boston ariko n'undi bita Kangvi Kangvi gira uboneke Kangvi wavuze Ngoma ijana nawe ugomba kujya umwibuka wakoze nibazimya mu kanya turagukubita igiti mu Kangvi yarambwiye ngo Meddy yakoze ubukwe yuza miliyoni mu munsi umwe nanjye ngiye gukora indirimbo nakoze ubukwe reka buriya projet kuri iki Kangvi afite ubukwe ngo muri video Ngoma ijana twitegura ubukwe ngo muri video imyaka yacu uri kubona ari ubukwe se Kebo nawe uzakora se oya nzabukora ariko uri kubona imyaka ubu turimo wakombye kubaza ubukwe ese Gloire yagakoze ubukwe si umunyamategeko umunyamategeko ntabwo bishyiraho imyaka yemerewe mu mategeko yo gukora Gloire uzafatanya ute kuba uri umucamanza n'umuraperi ntibishobora kuzatuma baraperi bakunda kujya mu nkiko cyane ugira uburyo uborohereza actually ntabwo ndi umucamanza igihe nakoze nize amategeko harimo akazi kenshi
nako waruvuze karimo ariko mu byo batwigisha no kuba abanyamwuga birimo so numva ko oya n'ikindi ke bumvise oya n'ikindi nukora ibyana arega wimufata nk'umuntu ukiga yatangiye gukora ibyo yize byararangiye ahubwo muvuge ngo mubaze ati ni gute ubifatanya ngo mijana no gukora music turi kubona muri iyi minsi imiziki uri gusohora ukabifatanya n'amategeko ntibishobora n'ibishobora no kukwambika isura mbi nko gusohora nk'indirimbo nka fake friend yumvikanyemo amagambo akomeye buriya ntibishobora gutuma no mu kazi utabona isoko amagambo akomeye n'amagambo mabi ni ibintu bitandukanye njye ntabwo njya mvuga amagambo mabi abankurikira barabizi discipline mfite irahagije cyane. Ndagira ngo nkushimire wowe wakurikiranye ikiganiro n'ibiganiro byose tumaze iminsi dukora, wowe wadukurikiranye warakoze cyane, ndetse ndagira ngo nakomeze unadukurikirane. Support Ngoma ijana, support my brother K-Boy, support my brother Mr. Gloire, support Performer, support Afrochat. Ugende wumve indirimbo nurangiza ubundi utunge application muri telefone yawe, ni muri App Store na Play Store ya telefone yawe cyangwa device yari yose wakuba gukoresha iOS, uri buze kubona Afrochat. Ugende wumve indirimbo za Ngoma ijana, wumve indirimbo z'umu artist wese w'umunyarwanda urusheho kumusapotinga.